Burya hari ibintu dukora mu buzima bwa buri munsi nyamara burya byangiza impyiko zacu buhoro, tukabifata nk'ibikorwa bisanzwe cyangwa se nk'ibintu bisanzwe, ariko burya bishobora gutuma impyiko zacu zirwara cyangwa se zikangirika burundu ku buryo zinanirwa no gukora. By'umwihariko rero muri kino kiganiro cy'uyu munsi turavuga ku bintu 9 byangiza impyiko zacu buhoro buhoro ukazisanga zararwaye. Turanakubwira n'uburyo wazirinda cyangwa se warinda impyiko zawe kwangirika. Ubundi impyiko ni organe z'ingenzi mu kuyungurura amaraso ndetse no kubumbatira ubuzima bwa muntu. Impyiko burya zisukura amaraso zigakuramo imyanda n'uburozi bishobora gutera uburwayi, zigashyira ku murongo umuvuduko w'amaraso, amaraso agatembera neza, kandi burya impyiko zinagira uruhare runini mu ikorwa ry'intete zitukura z'amaraso, red blood cells. Impyiko rero burya iyo zikora nabi cyangwa se zirwaye umuntu ahura n'ibibazo bikomeye, ndetse nanone bikaba bishobora gutera n'urupfu. Impyiko rero burya zishobora kurwara kimwe n'izindi ngingo z'umubiri, zose zirarwara, ndetse hari uburyo tubaho mu buzima bwa buri munsi bugenda bwangiza za mpyiko zacu, ugasanga ni ibintu dukora buri munsi tubifata nk'ibisanzwe nyamara birimo kutwangiririza impyiko. Tudatinze rero reka turebere hamwe ibyo bintu 9 byangiza impyiko zacu buri munsi buhoro buhoro tugasanga zararwaye. Ikintu cya mbere burya cyangiza impyiko zacu ni ugukoresha imiti igabanya ububabare mu buryo bw'akavuyo cyangwa se kuyikoresha cyane. Burya ya miti igabanya ububabare aha twavuga nk'umuti wa ibuprofen, umuti wa aspirine, umuti wa paracetamol ndetse n'indi miti myinshi ikoreshwa mu kugabanya ububabare, burya ishobora gutuma impyiko zacu zangirika. Bikaba bibi cyane rero iyo wazikoresheje ukoresheje doze nyinshi cyangwa se ingano y'iyi miti ku bwinshi. Iyi miti rero burya ituma amaraso atabasha gutembera neza mu buryo bukwiye ngo agere mu mpyiko mu buryo bukwiye. Ibyo bigatuma ubushobozi bw'impyiko mu kuyungurura amaraso bugenda bugabanuka ndetse bukanangirika. Iyo ukoresheje ya miti igabanya ububabare igihe kirekire, cyane cyane nk'iyo miti nyine igabanya ububabare, bitera ibibazo byo kuba impyiko zawe zakwangirika, ndetse nanone bikaba bishobora gutuma impyiko zawe zidakomeza gukora neza. Ubundi impyiko akavuyo, ndetse ugasanga banayikoresha batayandikiwe na muganga, ukaribwa umutwe, ukaribwa umugongo, ukagira n'ububabare ubwo ari bwo bwose, ugasanga ukoresheje iyo miti igabanya ububabare, burya urimo kwangiza impyiko zawe. Hari uburwayi bwitwa analgesic nephropathy, aho ya miti igenda ikangiza impyiko zawe zikangirika burundu ku buryo nyine usanga zirwaye cyangwa se zikarwara bitewe na ya miti igabanya ububabare wakoresheje nabi, cyangwa se wakoresheje igihe kirekire, cyangwa se wakoresheje doze nyinshi. Bikarushaho kuba bibi cyane burya nko ku bantu banywa inzoga bagakoresha n'iyo miti igabanya ububabare, uburyo bw'impyiko zabo zirushaho kwangirika. Ni byiza ko wakoresha imiti mu gihe gusa yandikiwe na muganga kandi mu gihe biri ngombwa. Nanone ni byiza gukoresha doze ikwiye cyangwa se wandikiwe na muganga, ntukoreshe wa muti mwinshi ugabanya ububabare kubera ko uba urimo kwangiza impyiko zawe. Ikintu cya kabiri burya cyangiza impyiko zacu ni ukurya umunyu mwinshi. Burya umunyu mwinshi uyu duteka mu biryo cyangwa se umunyu wo mu gikoni, uyu ni umunyu wangiza impyiko zacu ku kigero gikabije. Burya umunyu iyo uriye habamo umunyungugu witwa sodium. Uyu munyungugu uragenda ukazamura umuvuduko w'amaraso ukaba mwinshi. Uyu muvuduko nawo rero burya nawo hari uburyo wangiza impyiko zacu. Kuba uyu munyu duteka ubonekamo sodium nyinshi, nibyo bigenda bituma impyiko zacu zangirika kandi bikazigora gukora no gusukura umubiri. Bikagenda byangiza akameze nka filtre kaboneka ku mpyiko zacu, cyangwa se ubushobozi bw'impyiko zacu mu kuyungurura no gusukura amaraso. Hari ibiribwa rero burya dushobora kurya cyangwa se dushobora kuba turya bibonekamo umunyu mwinshi. Ibyo biribwa twavuga nanone nk'ama chips
cyangwa se amafiriti twatetse tukaminjiramo umunyu mubisi, cyangwa se nanone injugu zashyizwemo umunyu mubisi, ndetse n'ibindi biribwa by'ama fast food burya nabwo bishyirwamo umunyu mwinshi. Uyu munyu rero burya duteka mu gikoni ni byiza no kwirinda kuwukoresha udatetswe mu biryo cyangwa se kuwuminjira mu biryo, burya hari uburyo urushaho kwangiza impyiko zacu. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima rya OMS rivuga ko byibuze umuntu adakwiye kurenza miligarama 2,300 ugereranyije ni nk'ikiyiko kimwe cyangwa se akayiko gato k'icyayi ku munsi umuntu aba akwiye gukonsoma k'umunyu. Ni byiza kandi kurya ibiribwa watekeye mu rugo kandi bitarimo umunyu mwinshi, kubera ko burya ibyo biribwa uba uzi neza ko umunyu washyizemo utekanye n'ibiryo atari umunyu wo mu minjirano, kandi bikaba ari ibiribwa byiza ku mikorere y'impyiko ugereranyije n'ibindi biribwa wapfa kurya aho ubonye hose. Ikintu cya gatatu cyangiza impyiko zacu ni ukutanywa amazi menshi cyangwa se kutanywa amazi ahagije. Ubundi burya kunywa amazi byonganira impyiko zacu mu gusukura no gusohora imyanda iri mu maraso binyuze mu nkari. Iyo rero utanywa amazi menshi burya bishobora gutuma impyiko zawe zangirika, bikagutera ikimeze nk'umwuma cyangwa se bikagutera umwuma, bigatuma ugira inkari ziri concentre. Ibyo byose bigenda byangiza impyiko zawe, biganatuma ibyago byo kubarwara utubuye two mu mpyiko tuzwi nka kidney stones byiyongera, ndetse no kubarwara ama infection urinaire n'ibyago byayo bikiyongera. Ibi bikagenda birushaho kwangiza impyiko zawe iyo utanywa amazi menshi. Iyo utanywa amazi menshi bigaragazwa no kuba inkari zawe zigira ibara risa n'umukara cyangwa se rimeze nk'irya fanta ya Coca-Cola, ukumagara mu kanwa, ukumva nyine amacandwe ntayo, ukagira isereri cyangwa se ukumva ufite umunaniro mwinshi. Ni byiza rero kunywa amazi byibuze udukombe 8 tw'amazi ku munsi cyangwa se litiro 2 z'amazi ku munsi. Nanone burya ni byiza kunywa ibinyobwa bitandukanye cyane cyane ko mu gihe wakoze siporo, kubera ko umubiri wawe uba watakaje amazi menshi. Ikintu cya kane burya cyangiza impyiko zacu ni ukunywa cyangwa se kurya ibiribwa birimo amasukari menshi. Burya isukari nayo ishobora kwangiza nk'uko umunyu bikora, byombi byangiza impyiko zacu. Kunywa cyangwa se gukoresha ibiribwa cyangwa se ibinyobwa birimo isukari nyinshi bikongera ibyago byo kugira umubyibuho ukabije, obesity, cyangwa se kurwara diabete yo mu bwoko bwa 2. Ibi byombi burya bishobora kwangiza impyiko zacu cyangwa se bikaba nyirabayazana ko impyiko zawe zakwangirika. Iyo isukari yabaye nyinshi mu maraso iragenda ukangiza utuveso duto duto tuboneka mu mpyiko. Utuveso ni imitsi itwara amaraso cyangwa se ya mitsi itwara amaraso iboneka mu mpyiko. Iyo rero iyi mitsi itwara amaraso yangiritse bitewe na sukari nyinshi iri mu maraso, bigenda bituma impyiko zacu zigenda zangirika, ukagira uburwayi bwitwa diabetic nephropathy. Ibi rero bibasobanuye ko impyiko zawe zangiritse bitewe na ya sukari nyinshi yabaye mu maraso cyangwa se bitewe n'indwara ya diabete. Ibyo biribwa rero bibonekamo isukari nyinshi mu buryo bwihishe ni nk'amasoda, amajuice, cyangwa se nanone n'ibindi binyobwa biryoherera nk'ama energy drinks duhora turya cyangwa se tunywa buri munsi kandi birimo amasukari menshi. Nanone burya kunywa isukari nyinshi yo mu nganda cyangwa se ukanywa icyayi kirimo amasukari menshi yo mu nganda, burya nabwo ntabwo ari byiza, bishobora kwangiza impyiko zawe. Ni byiza ko byibuze udakwiye kurenza garama 25 z'isukari ku munsi. Ugenekereje ni akayiko kamwe k'icyayi cyangwa se utuyiko 6 tuno tw'icyayi ku munsi udakwiye kurenza. Ni byiza kandi gusoma ibyanditse ku biribwa cyangwa se ibinyobwa ukareba ko bitarimo isukari nyinshi, cyangwa se ukareba ko bitarimo isukari zo mu nganda. Ikintu cya gatanu burya cyangiza impyiko zacu buhoro buhoro ni ukunywa itabi cyangwa se kunywa inzoga z'umurengera. Burya itabi kurinywa riragenda rikagabanya veso zitwara amaraso zikaba ntoya, cyangwa se umubyimba w'imitsi itwara amaraso ikagenda igabanuka. Ibyo bigatuma amaraso adatembera neza ndetse n'amaraso agera ku mpyiko akagabanuka.
Ibyo bigatuma impyiko zawe rero zishobora kurwara cyangwa se zigakora nabi, bikanakongera ibyago byinshi byo kuharwara kanseri yo mu mpyiko. N'inzoga rero burya ni uko kunywa inzoga z'umurengera bishobora gutera ibibazo by'umwuma, bikazamura umuvuduko w'amaraso ukiyongera cyane, ibyo bikaba bishobora kwangiza impyiko zawe. Muri make rero ubushakashatsi bugaragaza ko kunywa itabi bikongera ibyago bwikube kabiri byo kuba warwara indwara y'impyiko cyangwa se impyiko zawe zakwangirika ugereranyije n'abantu barwaye diyabete. Nanone burya kunywa inzoga nabyo byangiza impyiko zacu ndetse burya bikangiza n'umwijima. Ni byiza kureka kunywa itabi cyangwa se tukarigabanya. Nanone ukagabanya inzoga unywa, byibuze ukanywa ikirahure kimwe ku munsi ku mugore cyangwa se ibirahure bibiri ku munsi ku mugabo. Nanone burya ni byiza kwirinda kunywa inzoga mu buryo bwose bushoboka, kwa kundi umuntu azinywa akazifiningiza. Ikintu cya gatandatu cyangiza impyiko zacu no gukenera kujya kunyara ugafunga inkari zikamara umwanya munini mu ruhago. Ushobora kucyumva ukumva ko ari ikintu kitakwangiza impyiko zacu, ariko burya cyangiza impyiko ku buryo bukabije. Urabona kuriya ufunga inkari wakeneye kujya kunyara ukazifunga, za nkari ziragenda zikaguma mu ruhago. Urwo ruhago rero hari igihe rwuzura, inkari zigasa naho zisubiye inyuma zinyuze muri ya miyoboro izimanura zijya mu ruhago. Ibyo rero bigatuma impyiko zawe zishobora kuzuranamo inkari cyangwa se za nkari zigasubira inyuma zikagera no ku mpyiko, ugasanga ibyago byo kubagira ama-infection yo mu mpyiko biriyongereye, cyangwa se kuba wagira utubuye two mu mpyiko nabwo bikiyongera. Ibyo rero bishobora gutuma hari udukoko dushobora kwangiza impyiko zacu, bigatuma zirwara biturutse ku gufunga inkari igihe kirekire. Muri make niba wumvishe ushaka kunyara, genda. Iyo ni sinyari umubiri uba urwaye ko ukeneye gusohora za nkari. Ni byiza kandi ko ugira routine cyangwa se uburyo ugomba kujya kwihagarika ukavida uruhago rwawe. Muri rusange rero cyane cyane burya ni byiza cyane kwihagarika mu gihe ubikeneye, kuko burya uburengera impyiko zawe. Ikintu cya karindwi burya cyangiza impyiko tutabizi kandi buhoro buhoro ni ukurya ibiribwa birimo poroteyine nyinshi. Aha twavuga nk'inyama zitukura. Burya inyama zitukura ni kimwe mu biribwa bibonekamo intungamubiri zo mu bwoko bwa poroteyine ku bwinshi. Cyane cyane burya nk'inyama zitukura cyangwa se inyama zikomoka nyine ku nyamaswa. Burya rero inyama zitukura kuzirya cyangwa se ibiribwa birimo poroteyine nyinshi, burya hari uburyo bishobora kwangiza impyiko zacu. Kubera ko ubundi poroteyine kuyitunganya bituma hari ibinyabutabire bivuka mu mubiri, cyane cyane birimo nka nitrogen cyangwa se nitrogenous waste. Ibi rero bikaba bishobora kugora impyiko zacu kujya gutunganya cyangwa se gusohora iyo myanda yakomotse ku itunganywa ry'intungamubiri za poroteyine. Bikaba bibi cyane nk'abantu barya cyangwa se abantu barya inyama ku bwinshi, ugasanga niryo funguro ryabo buri munsi. Cyangwa se abantu bifuza kunanuka ariko bakabikora nabi ku buryo bashobora guhita bagabanuka ibiro byinshi mu gihe gito. Buryo bishobora kwangiza impyiko zabo, cyangwa se impyiko zabo zikagorwa no gutunganya imyanda yaturutse kuri za ntungamubiri za poroteyine. Ibyo bigatuma impyiko zabo zirwara. Ubundi mu buryo busanzwe ni byiza kurya inyama byibuze inshuro 3 mu cyumweru, nibyo byiza cyane. Cyangwa nanone ukagenda uvanganya inyama cyangwa se proteine animal, ukagenda uzivanganya na proteine vegetal, nibyo byiza cyane. Ikintu cya munani burya cyangiza impyiko zacu buhoro buhoro ni ukudakora siporo, cyangwa se kuba udakora siporo mu buryo buhoraho. Burya abantu badakora siporo bagira ibyago byinshi byo kubagira umubyibuho ukabije, obesity, kuba barwara indwara z'umuvuduko w'amaraso ukabije, ndetse no kuba barwara diyabete yo mu bwoko bwa kabiri. Ibyo rero bikaba bishobora gutuma barwara indwara z'impyiko cyangwa se impyiko zabo zikangirika. Muri make kudakora siporo bishobora gutuma impyiko zawe zirwara, ndetse n'ibyago byo kurwara impyiko bikiyongera. Kudakora siporo bituma hari ibyitwa insulin resistance byiyongera, amaraso agatembera nabi, cyane cyane n'amaraso agera ku mpyiko, ndetse n'ubushobozi bw'impyiko bukagenda bukagabanuka. Ndavuga ubushobozi bw'impyiko mu kuyungurura amaraso. Ni byiza rero gukora siporo byibuze iminota 30 ku munsi, bituma impyiko zacu zikora neza kandi bikunganira umubiri, bigatuma tugira ubuzima bwiza. Ni byiza gukora siporo zo kwiruka, koga, cyangwa se nanone izindi siporo zituma
ubasha kunanura umubiri ukabasha gukora. Ni byiza kwirinda kwicara umwanya muremure uri ahantu hamwe udakora muvoma, burya nabyo hari uburyo byangiza impyiko zacu. Ikintu cya cyenda cyangiza impyiko zacu ni ukurwara cyangwa se ko ufite uburwayi tukagenda tubwirengagiza, nyamara hari uburwayi bushobora kwangiza impyiko dushobora kuba dufite. Burya abantu bafite uburwayi bwa hypertension cyangwa se umuvuduko w'amaraso ukabije, indwara za diyabete cyangwa se afite urugimbu rwa cholesterol rwinshi mu mubiri, burya biba bishobora kwangiza impyiko zabo ku buryo zishobora kwangirika. Iyo rero batavuwe biragenda bikangiza imyakura yumva cyangwa se none bikanangiza imitsi itwara amaraso ku buryo amaraso atabasha gutembera neza ngo agere no mu mpyiko. Ibyo bigatuma rero impyiko zabo zirwara. Niba usanzwe ufite uburwayi bwa hypertension, ufite indwara ya diyabete, ufite indwara ziri autoimmune cyangwa se uhorana indwara z'ama-infection urinaire ku bwinshi, ni byiza ko wahora wisuzumisha izi ndwara cyangwa se ukazivuza neza, kuko burya hari uburyo zangiza impyiko zacu. Ni byiza kandi gukora check-up byibuze buri mezi 6 cyangwa se rimwe mu mwaka, ukareba ko ubuzima bwawe buhagaze ndetse bakareba n'imikorere y'impyiko. Ubundi impyiko ni organe z'ingenzi zishobora kwangirika ariko mu buryo bworoheje, kubera ko hari uburyo tuba twitwaye bushobora kwangiza impyiko zacu. Ni byiza kandi kuba ushobora guhora ugenzura bino bintu twakubwiye, kuko ni ibintu byangiza impyiko, nyamara abantu benshi batabizi cyangwa se babisuzugura. Hari ibindi bintu burya wakora byarengera impyiko zacu, ni nko kunywa amazi menshi, burya hari uburyo birengera impyiko zacu. Nanone burya ni byiza kugabanya isukari n'umunyu mwinshi ushobora kuba urya. Irinde gukoresha imiti igabanya ububabare mu buryo bw'akavuyo cyangwa se mu gihe utayandikiwe na muganga. Ni byiza kwirinda kunywa inzoga n'itabi, ukarya ibiryo birimo ifunguro ryuzuye. Ni byiza gukora siporo, kandi nanone ni byiza kwisuzumisha no kwivuza mu gihe urwaye. Hari ikindi kiganiro kirambuye twakoze ku bimenyetso byakwereka ko impyiko zawe zirwaye cyangwa se zitarimo gukora neza. Wagishaka kuri iyi channel. Muri channel tuvuga ku buzima, indwara, imiti ndetse n'ibiribwa. Ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi wayandika hagenewe kujya comment.